mbaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebere hamwe uburyo wabona views nyinshi cyane kandi mu gihe gito bitewe n'uburyo channel yawe wayitangiye. Nabaye ikaze muri video zatambutse twarebeye hamwe uburyo wakora niche zinjiza amafaranga menshi, ndetse turebera hamwe n'uburyo YouTube yatangiye amateka ya YouTube. Ibyo byose ni ibintu twarebye kandi ni ibintu bigaragara ko mwabyishimiye. Reka uyu munsi turebere hamwe uburyo ushobora kuba wabona views nyinshi kandi channel yawe igakura vuba mu gihe gito. Icyambere ni uburyo channel yawe wayitangiye. Niba ugiye gutangira YouTube channel bisaba ko ugomba gutangira ufite izindi social media zo ku ruhande zigira abazikoresha benshi cyane. Ibyo nabyo ni ibintu byagufasha kuba YouTube channel yawe yakura vuba. Ni urugero, niba ushaka gutangira YouTube as business, ukaba ufite TikTok imeze neza mbere yuko utangira channel, no kuvuga ngo ugatangira channel ariko usanzwe ufite abantu bagukurikira kuri social media zitandukanye nka TikTok cyangwa se Instagram, ubwo ni uburyo bwa mbere bwagufasha kuba wakuza channel mu buryo bwihuse cyane. Iyo ni inama y'ingenzi. TikTok turabizi ko ari urubuga rukoreshwa n'abantu benshi cyane, kandi kuba warugiraho views nyinshi ari ibintu bitagorana cyane nka YouTube. Ubwo rero kuba wakoresha TikTok ukabanza wagira abantu benshi cyane ni ikintu cyagufasha kuba abo bantu bahita batangira no kugukurikira kuri YouTube, bityo ugasanga channel yawe ikuze vuba mu buryo bwihuse cyane. Ikindi kintu kizagufasha ni niche wahisemo. Hari niche zigira abantu cyangwa se YouTube nayo isharinga cyane mu buryo bwihuse cyane. Hari niche z'amakomedi, amafilime cyangwa se n'ibindi biganiro by'amapodcast. Murabona ko mu Rwanda biri kugira viewership yo hejuru cyane. Ibyo nabyo biri mu bintu byagufasha kuba wazamura YouTube yawe cyangwa se social media zawe zigakura neza. Ikindi kintu cyagufasha kuba wabona views nyinshi kandi urubuga rwawe rugakura neza kuri YouTube mu buryo ukoramo ama thumbnail. Thumbnail ni ifoto igaragara imbere kuri video mu gihe uri kuyireba. Mu gihe uri kureba video kuri YouTube, ifoto ya mbere ubona ndetse na title, ibyo nibyo bita iyo foto niyo bita thumbnail. Ugomba kuba ikozwe neza mu buryo bukurura abantu kuba bayireba. Ibyo nabyo biri mu bintu byagufasha kuzamura YouTube yawe neza kandi mu gihe gito, mu gihe thumbnail zawe zimeze neza kandi zigaragara cyane. Mu gihe algorithm irimo irasharinga video zawe, ni ukuvuga ngo algorithm ni system ya YouTube ifasha kuba video yawe yagera ku bantu benshi. Ubwo rero algorithm iyo yayisharinze ku bantu benshi bitewe nuko ifite thumbnail nziza na title nziza, ibyo ni ibintu bifasha video yawe guhita irebwa n'abantu benshi kandi mu gihe gito. Ikindi kintu cyagufasha ni uburyo abantu bareba video yawe. Video yawe niba mu masegonda ya mbere abantu bayireba bagaguma bayireba bakayitindaho, icyo nacyo kiri mu bintu bifasha algorithm za YouTube gukomeza kwereka video yawe abantu benshi. Ubwo rero ikintu ugomba kwitaho nanone ni ukumenya ngo abantu banje mu masegonda ya mbere bari kureba video bagahita bayishimira bakaguma kuyirebaho, kuko nabyo biri mu bintu bituma algorithm za YouTube zikomeza gusharinga video yawe ikagera ku bantu benshi cyane. Byibuze algorithm igomba kubona ko video yawe abantu bayireba mu gihe kiri hejuru ya 50%. Yes, byo bita CTR cyangwa se click through rate. Iyo biri kuri 10 kuzamura, 10% kuzamura, icyo gihe iba igaragara neza. Ibyo byose uburyo babireba nabyo nzagenda bibereka mu zindi video ziri imbere. Ikindi kintu kizagufasha ni consistency. Kuri YouTube ntabwo ibintu bikura mu gihe gito nkuko wabitekereza. Ugomba kugira consistency, ugahozaho ukaprodinga kenshi kandi mu buryo buhoraho. Icyo nacyo kiri mu bintu bifasha kuba wazamura social media zawe. YouTube ushobora kuba wayikuza vuba ariko ukoresheje izi nzira maze kukubwira. Ni inzira nziza kandi zihuse cyane. Urugero, niba ufite umushinga wo gutangira YouTube channel ukabanza wagira nka WhatsApp group y'abantu nk'ijana, ufite Instagram ukurikirwa n'abantu nk'ibihumbi 10, ukaba ufite TikTok ukurikirwa n'abantu nk'ibihumbi 20, abo bose ukabanza kubasharinga video yawe babwira ko ugiye gutangira channel, nukuvuga ngo wowe utangira deja ufite abantu bazi ibintu ukora. Icyo kiri mu kintu cya mbere cyagufasha kuba wahita ukuza YouTube yawe neza, kuko iyo abo bantu baje bagahita bakora subscribe, washyiraho video za mbere bagatangira kuzireba, bituma algorithm ya YouTube
ibona ko iyo channel iri mu kazi, ubundi channel yawe igakura vuba. Ari nayo mpamvu ubona abantu benshi batangira channel zigakura vuba cyane, abandi zigatinda. Akenshi hari igihe baba bakoresheje iyi tekinike cyangwa se n'izindi zijyanye no kuba bakwamamaza channel zabo kuri platform nyinshi zigiye zitandukanye. Ikindi, consistency ni ngombwa ko guhora uploadinga neza kandi mu gihe gihoraho kugira ngo system za YouTube zikomeze zibone ko ibintu byawe biri muri muvoma neza cyane. Ikindi kintu ugomba kwitondera ni title, umutwe w'inkuru uha amashusho cyangwa se uha video yawe. Ugomba kuba ifite umutwe mwiza, title ukayandika neza kandi ikabikurura abantu, ndetse na thumbnail ya foto igaragara imbere ikabimeze neza, isunikira abantu kuba bakanda kuri video yawe kandi bagakomeza kuyireba. Ikindi kintu ni ikintu bita search engine optimization cyangwa se SEO. Ibi ni ibintu ukora mu gihe uri uploadinga video kugira ngo YouTube iyigireho amakuru menshi cyane, bityo kuyisharinga ku bantu benshi bize kuyorohera. Ibyo bintu rero birimo nk'ibyo bita ama hashtag, uburyo bayashyira muri video. Ibyo nabyo nzagenda bibereka mu zindi video ziri imbere. Uburyo bakora ama end screen, ibyo bita ama cards. Ibyo byose ni ibintu bifasha video zawe kuzamuka mu gihe gito iyo wabikoresheje neza cyane. Ibi bintu rero bizamura SEO cyangwa se search engine optimization. Ni ibintu bijyanye n'ama hashtag cyangwa se description, uburyo usobanura video yawe, bityo YouTube wamara kuyaploadinga ikagiraho amakuru ahagije azatuma iyereka abantu bakunze kureba ibyo bintu bijyanye n'ikintu uri gukoraho. Ikindi ni gukora research ndetse ukiga analytics ya YouTube yawe. Ugomba kwiga ukamenya analytics, ukamenya igice abantu bari gukunda muri video yawe, ukamenya ibyo abantu batari gukunda, ukamenya location z'abantu bakureba aho baherereye cyangwa se ibintu bari gukunda, uburyo bagenda bagwa ibitekerezo muri comments, uburyo bagenda bakora like. Ibyo nabyo biri mu bintu bisunikira algorithm za YouTube kuba video yawe zayereka abantu benshi. Urumva nacyo ni ikintu uba ugomba kwitaho cyane. Ikindi ugomba gukora video mu gihe uri gutangira gukora video mu minsi ya mbere nyinshi zishoboka, byibuze nka video nka 20 cyangwa se hagati ya 20 n'ijana, kugira ngo algorithm za YouTube zibone ko uri tayari cyangwa se uri seriye. Ya video nibura hagati ya 20 n'ijana, byo ni video zihagije zo kuba algorithm imaze kugira amakuru ahagije ku bintu ukora, bityo ugasanga batangiye kugusharinga, utangiye kugira icyo bita impression iri hejuru cyane. Kandi iyo video ifite impression iri hejuru cyangwa se impression ni ukuvuga ngo ni igihe video yawe YouTube iri kugereka abantu benshi batandukanye bajya kuri telefone zabo cyangwa se computer, muri video za mbere babonye nawe akagaragaramo video yawe. Ibyo rero nibyo bita impression. Kugira ngo video yawe igire impression iri hejuru cyane, nuko igomba kuba yujuje ibyo bintu tumaze kuvuga nka title, ikabifite title nziza, umutwe w'inkuru, ikabifite thumbnail imeze neza, n'ibyo bintu byose byanye n'ama hashtag. Ikindi ni ukwiga uburyo uzajya usobanuramo ibintu byawe. Niba ukora ibintu bijyanye no kwigisha nk'uko ndimo ndabigisha, cyangwa se ukora ibintu bijyanye na comedy, akaba ari ibintu koko bijyanye n'icyo kintu ukora, uburyo umuntu aza akabona ko ikintu cyawe kijyanye n'uko ibintu urimo urabisobanura neza cyane. Ugomba gukora ibishoboka byose. Click through rate ni uburyo nyine abantu bari gukora kuri video yawe bitewe nuko YouTube iri kugenda iyerekana. Igomba kuba iri hejuru nibura 10 kuzamura. Iyo ibimeze neza bituma video yawe ikomeza kugera ku bantu benshi cyane. Ikindi, abantu bareba bagomba kureba video yawe nibura 1/2 cya video kugira ngo ikomeze kugira impression iri hejuru cyane. Niba abantu baza kuri video yawe bakarebaho amasegonda make bagahita bigendera, ibyo nabyo biri mu bintu bishobora kuba byatuma video yawe itazamuka cyane, kuko system za YouTube cyangwa se algorithm zihita zibona ko itarimo ikintu kizima. Niyo mpamvu niba wafunguye iyi video ugomba kuyireba kugeza irangiye, ukaduha n'igitekerezo kugira ngo video ikomeze kugera ku bandi bantu benshi cyane. So ni ibi bintu rero nakubwira, nabateguriye uburyo ushobora kuba wakuza channel yawe mu gihe gito kandi abantu benshi bakabona ko ibintu byawe bimeze neza. Reka mbashimire mbwira ngo uyu munsi iyi video niba wayikunze ukore like, ukore subscribe, uduhe n'igitekerezo muri comment kugira ngo
n'izindi video zose dukora ujye uhita uzibonera mu ba mbere. Ndabashimiye cyane.